shaka ko wumva iyi nkuru kuko irimo isomo rikomeye cyane ry'ubuzima. Mu mudugudu umwe hari hatuye umusore wakoraga cyane kugira ngo azagire ubuzima bwiza. Nta mafaranga menshi yari afite, ariko yari afite umutima mwiza, inzozi n'icyizere cy'ejo hazaza. Yabyukaga mu gitondo cya kare buri munsi akajya gushaka icyo akora, nubwo rimwe na rimwe byabaga bimugoye kubera ko imirimo yabonaga akenshi itamuhaga amafaranga afatika yatumaga abaho akaniteza imbere. Akaba nubwo yajyaga gushakisha iyo mirimo ntayibone agatahiraho. Abantu benshi aho mu mudugudu yari atuye baramusekaga cyane, bagakunda kumunenga ko ntacyo azapfa yigejejeho, kuko nta kintu gifatika babonaga ko yari afite akora. Ariko we akagira ihame yagenderagaho mu buzima bwe bwa buri munsi rigira riti: agaciro k'umuntu ntigapimirwa gusa ku byo umuntu afite uyu munsi, ahubwo kanapimirwa kuwo ari cyangwa kuwo ashaka kuba we ejo hazaza. Iryo hame yagenderagaho mu buzima bwe niryo ryatumaga ibyo abantu bakundaga kumuseka bamunenga ko ntacyo azapfa yigejejeho bitamugiragaho ingaruka yumve ko nta gaciro afite. Yakomeje kuba muri ubwo buzima bwari bumugoye bwo gushakisha ibiraka kugira ngo abeho azabashe no gutera imbere. Maze umunsi umwe ari ahantu ari mu kiraka aza guhura n'umukobwa. Umukobwa ntiyitaye ku byo umusore ari gukora ngo yite ku kazi ari gukora, ngo abe yita ku myambaro cyangwa ngo yite kuko abona ko ari umukene, ahubwo yitaye cyane ku mutima w'umusore n'uburyo bari bahuye bwa mbere atamuzi akamutabara. Kuko uwo mukobwa yari avuye ahantu ku zuba ryinshi, yabuze uwamuha amazi yo kunywa kubera ko yari afite inyota nyinshi ameze nabi. Nuko wa musore ajya kumuzanira amazi yo kunywa hafi y'ahantu hari iriba yari ari gukorera. Umukobwa wendaga kwicwa n'inyota. Mu bantu bose yari yasabye amazi yo kunywa, nta n'umwe wari wigeze amutabara, ahubwo atabarwa n'uwo musore. Umukobwa yashimiye cyane umusore ku bwitange n'impuhwe wamugaragarije. Nuko guhera uwo munsi batangira no kwibera inshuti. Ubushuti bwabo bwagiye bukura, nyuma baza no gukundana. Urukundo rwabo rutangira gukomera. Umukobwa akunda umusore atitaye kuko yabonaga ko ari umukene nta mafaranga afite, ahubwo amukunda agendeye ku mutima mwiza n'urukundo yahoraga amugaragariza, cyane cyane ko yari yaranarokoye ubuzima bwe bagihura bwa mbere cya gihe yamuhaye amazi yo kunywa inyota yendaga kumwica. Nuko barakomeza barakundana, ariko uko iminsi yagiye ishira ibintu byatangiye kugenda bihinduka. Uko byagiye bihinduka rero, umuryango w'umukobwa kimwe n'abandi bantu bari bamugaragiye batangiye kumvisha umukobwa ko agomba kudakomezanya urukundo n'uwo musore w'umukene, ko urukundo rudahagije ahubwo ko agomba gushaka umuntu ufite amafaranga menshi azatuma abaho ubuzima bwiza. Ayo magambo yatangiye gutera umukobwa gushidikanya, atangira kubona ko ibyo umuryango we n'abandi bamutegekaga ko ari ukuri. Atitaye ku rukundo rwe n'umusore, nyuma y'igihe gito wa muryango uhora umushishikariza kureka gukomeza gukundana n'uwo musore, yahisemo gusiga umusore w'umukene bakundanaga ajya gushaka umuntu wari ufite amafaranga menshi. Wa musore yumvise ko bakundanaga yagiye, yarababaye cyane, atangira kujya ahora atekereza ku mpamvu umuntu akunda yamusize. Muri we yumvaga ko abuze byose, bitangira no kugira ingaruka ku buzima bwe busanzwe, na ya mirimo yakoraga kugira ngo abeho aniteze imbere atangira kugenda yihagarika. Umusore yakomeje kubaho gutyo no mu gahinda kenshi ko kubura umukunzi we, ariko nyuma yicara aratekereza, aribwira ati: ntabwo nzongera kwemera ko gutandukana n'uwo nakunze bigomba guhungabanya ubuzima bwanjye ngo bibangamire urugendo rwanjye rwo kugana ku iterambere. Umusore ahera kuri uwo munsi ahitamo kwiyubaka no gukomeza imirimo ye nk'uko n'undi byari bisanzwe. Arakora cyane, yirinda gukomeza guheranwa n'agahinda no gutakaza igihe. Imyaka yaragiye irashira, ariko umusore agenda atera imbere binyuze mu gukora cyane. Wa musore wari uzwiho kutagira icyo atunze, abantu bahuraga bamuseka banamuciraho iteka ko ntacyo azapfa yigejejeho, yaje kuba umuntu ukomeye w'umukire cyane. Abantu noneho batangira kujya bamwubaha, babona ko ibyo bahuraga bamuvugaho bibeshyaga. Nyuma yaho umusore yaje no kongera guhura na wa mukobwa bakundanaga. Umukobwa amubonye abona ko umusore yahindutse, atakiri umukene nk'uko yari ameze mbere. Umukobwa asaba umusore ko yamuha umwanya muto bakaganira. Umukobwa atangira abwira umusore ati: naragusize ndagenda, ngendeye ku by'umuryango wanjye wantegekaga ko ntagomba gukomezanya urukundo nawe kubera ko wari umukene.
njya gushaka umuntu ufite amafaranga ntekereza ko ariyo azampa ibyishimo, ariko nasanze hari ibintu amafaranga adashobora kugura. None sigaye nicuza icyatumye nitandukanya nawe. Ubuzima mbayemo nta byishimo, nta rukundo ufite nk'ibyo nari mfite cya gihe twari turi kumwe. Iyo ntumva iby'umuryango wanjye n'abandi bantegekaga, ahubwo nkakomeza guha agaciro urukundo rwacu, simba ameze gutya. None ngusabye imbabazi kuko narakubabaje, nubwo nanjye kuva twatandukana nta mahoro nigeze ngira. Wa musore akimara kumva iby'umukobwa amubwiye, yaracecetse akanya gato abwira umukobwa ati, hari igihe umuntu amenya agaciro k'undi ari uko amaze kumuhomba. Narakubabariye na mbere yuko unsaba imbabazi, ariko ubu ntibyahita bishoboka ko twakongera gukundana, nubwo numva urukundo nagukunze rutigeze rushira. Nuko inkuru irangira gutyo. Iyi nkuru rero irimo amasomo menshi, ariko hari amasomo 3 y'ingenzi ishaka ko wumva. Isomo rya mbere riragira riti, ntugapime umuntu ugendeye ku byo atunze cyangwa ugendeye uko umubona, ahubwo reba uwo ari we cyangwa n'uwo ashaka kuba we. Ibintu umuntu atunze bishobora guhinduka, ariko umutima mwiza, urukundo, ubunyangamugayo, umuhate n'izindi ndangagaciro ziwe ibyo byubaka ubuzima burambye. Abantu barebaga uriya musore bitewe n'uko yagaragaraga, babona ko ari umukene kandi bakabona ko nta n'icyo azigera yigezaho mu buzima bwiwe. Ariko umusore kuko yakundaga gukora agashyira umuhate no mu byo akora, ibyo byatumye atera intambwe kugera ku iterambere. Uwari umukene bahoraga baciraho iteka, aza kubaho umuntu ukomeye w'umukire. Iyo abantu batita uko yari ameze, ahubwo bakita kuko yari afite umurava wo gukunda umurimo, ntibari kwisanga ko ibyo bibwiraga ko umusore ntacyo azigezaho, ko ibyo byose bavugaga bibeshye. Niyo mpamvu rero nawe utagomba kugira uciraho iteka bitewe n'uko agaragara mu maso yawe. Isomo rya kabiri twakwigira kuri iyi nkuru ni uko ugomba kumva ko amafaranga ari ingenzi mu buzima, ariko adashobora kugura urukundo n'ibyishimo. Ubuzima bwiza ntibupimirwa ku mafaranga gusa. Umuntu ashobora kugira amafaranga cyangwa n'ubundi butunzi bwinshi, ariko akabura ibyishimo, kubahwa no gukundwa. Ushobora kwikura ku muntu mwakundanaga kuko ubona ko ari umukene, ukajya kuwo ubona ko afite amafaranga n'ubundi butunzi, ariko ayo mafaranga bikaba bishoboka yuko utayaboneramo ibyishimo n'amahoro. Rero niba ukunze umuntu, mukunda umukunze utagendeye ku byo atunze, kuko niba hagati yanyu hari urukundo rwa nyarwo na rya terambere cyangwa ya mafaranga, muzafatanya mube mwayageraho. Niko bakundi bavuga ngo ahari urukundo haba hari byose. Irindi somo twakwigira kuri ino nkuru ari ryo rya gatatu, ntukemere ko ibitekerezo by'abandi cyangwa imyumvire yabo ko ikuyobya. Abantu benshi bashobora kukugira inama y'icyo ugomba gukora, ariko si buri nama yose uba ugomba gukurikiza nawe ubwawe utabanje gusesengura kuri izo nama ugirwa ngo ujyanishe n'umutimanama wawe. Umukobwa yumviye abari bamukikije cyane cyane umuryango we ko agomba gusiga uwo yakundaga kubera ko yari umukene, agahitamo umuntu ufite amafaranga. Ariko yaje gusanga icyemezo yafashe kitari gishingiye ku byifuzo bye bwite, biza gutuma nyuma yicuza ku cyemezo yafashe. Aha rero nagira ngo wumve ko abantu bashobora kugushishikariza gukora ikintu banatekereza ko ari cyiza, ariko akaba ari wowe uzahura n'ingaruka z'icyo kintu wakoze cyangwa icyo cyemezo wafashe. Umvira inama z'abandi, ariko mbere y'uko uzumvira unazishyira mu bikorwa, ubanze wumvira umutimanama wawe. Ngayo rero amasomo 3 y'ingenzi twakwigira kuri iyi nkuru. Niba wayikunze, ukore subscribe, like, unasangize no kuri bagenzi bawe. Dusubire mu kindi kiganiro.